ibikari we yewe yaje aherekejwe n'umuryango yaje umwiza wariboye yaje nyamuseka zigashoka we kandi yanga zikarumanga we yaje umwiza wariboye yewe yaje uwariboye we yewe uwariboye inda n'umugongo yaje umwiza wariboye yewe yaje kibasumba we ubasumbya n'igihagararo yaje umwiza wariboye Mungkin kita mungkin kalau punya dia ini saya kemarin sebelum dia dia dia. Ibu saya bicara pun kalau sekarang Venezuela bicara Venezuela Venezuela ada dia mana waktu bersekolah dia kalau berkumpul syarikat hari campur dia waktu kalau tu perempuan hero asik terlalu dan orang Venezuela nah mungkin ini Jangan yatangiye kumwenyura kandi murukora neza asirane murayegereza ibiganza ngira ngo yamaze kubona kera cyane yamaze kubona uwo yabwiye ngo shetembe I love you ibyo byose ngira ngo ni ibindi nizo ariko muri cyacu tumegereye rero kumenya neza kandi ati muramenye barasomye nabiyamye muramenye ati iyi ninyota y'urukundo amashyi menshi cyane ati murasomye muramenye abashize baramunezerwa kugira ngo bakore ko bakuze kandi burya ibisa biraseberana ubona banasa bose barasa kandi nabyo baragomba guseberana kugira ngo rero ati ndashobora kuhekanga keza kaba nziza cyane ati ibi kadora guteguriye kubera uburyo nagushimye ati umushingire umwimano munyegereye sasa munyegereye pastorine mwaciye ati akira impano nziza naguteguriye umukobwa mwiza ati Imana burya yagiye neza ati Imana yakunegereje ati yagize neza kandi nashimira ababyeyi bakubwiraye kugira ngo rero aho hantu haracyari ibintu byiza ati nanjye ntabwo n'umugabo w'indashima hafi gusa basanze ati nanjye ndagutegura impano kandi nziza nini ntabwo nzi niba byo ntabwo ndi kureba ariko niza kubirebesha amaso kuko ni byiza yewe ni impano nziza ku Pascaline ati nanjye ndagushimira uburyo Imana yakunegereje kandi yakunegurira neza nagushima nanjye ukanshima hasigaye rero ngira ngo noneho Pascaline aravuze ati hari ikintu rero kidasanzwe hari kidasanzwe rero mubabwire ngemeza mikrofone ngiye gutanga mikrofone yakuru wa Pascaline wamureze nyine ati mubyeyi mwarakoze Imana ibahe umugisha ingofero ati muco wacu nta mwana mutoya wambika umuntu mukuru ingofero reka nsabe umukecuru amunyambikira ingofero yego rero rwego umuco nagaho umuco n'ubwako ariko ngira ngo ni umuco kandi ni na mwiza burya ati ngira ngo ati reka mwegere musuhuze aramusuhuza ati mwarakoze mwagize neza ati Imana ibamugisha ati mwarakoze pe ukuri kandi mwarakoze bavutse ni kwinshi kandi biragaragara ati rero uyu rero ni umubyeyi wa Pascaline umubyara awe Imana imukoze umubyeyi imukoresha isuri cyane biri mu uko yanezerewe nubwo
kugira ngo muri kubireba kandi biranejeje cyane ni byiza biranejeje ati mwakoze ati mwisama ariko kuri imisozi ukoresha utanga kwisanga ndetse icyenda yose nyine nuko nyine Imana yagize neza kandi mwakoze Aselina rero ntabwo kwibagirwa amaso niyo ageze mu rugo amusenya byose ati rero warakoze utangira amazizi waragize neza warakoze pe ati narashimye rero ku nama zawe ni umukobwa mwiza mwarakoze aho ni impano baseka bakamwita abarezi bakeya ubwo rero byari binezeza uwo umwana mwiza ndetse ukabona umwana akije kureba n'ibintu nakinejeje kuruta n'ibindi baganira kandi urabona ko n'ubundi baje kugaragara bashyiriza kandi nawe bifashe ibintu byiza kuko iyo ukomeze gusaba umwana kugira ngo nawe izamugeze ku bintu byiza ati rero ntabwo nakwirengagiza nawe urwaye impano kandi Imana ikomeze kumugisha bashimishijwe no kubona abana babo rwose uyu munsi bari gutsinda byiza ati mwarakoze ababyeyi mutuye kuri ababyeyi beza kandi mwakoze inshingano zanyu nk'uko bikwiye mutuye bwiza kandi mutuye bidakwiye bitewe natwe tugomba kubereka ngaha ati rero akira impano ababyeyi barura ati kumwe rero umukobwa abazima kwiruha ikirago cyiza rwose yarawushye kandi arajyana umukecuru akira n'impano n'uburyo bwo kugaragaza ko umubyeyi pasiteri yahejeje n'ababyeyi yasanze kandi burya bamubyariye n'ubundi umuntu ukomeye niyo mpamvu rero amuhaye aravuze ati nawe amugeze nuko byagenze ati mukecuru yandikira umusaza iyi ngofero ngira ngo nawe arayimwambitse mu rwango nyirukamba nk'uko yereze neza amashyi menshi kandi Imana yagize neza n'ukuri yakomeje guha ababyeyi gufata neza abana bikabageje kuri iki gihe ibirori bikaba biba byiza tukoresha mu rwanda rero urukundo rwatsinze kandi nabyo abasha kuzagera mu isizi n'ibingibi burya biba byaciye mu nzira nyinshi biba byaciye mu nzira nyinshi kandi ntabwo bimeze rero mwakoze neza neza mwakoze kumbera hafi buri muvandimwe wanjye ati mwakoze gutanga impanuro nyinshi impanuro zo zatanze kandi zigeze aha ngaha n'intsinzi yabonetse yongeye kuzamo kandi murabona ko ari byiza kubona pasiteri rwose ari guseka amwenyura neza ukabona rwose kujyayo ati bikore ndanezerewe cyane kandi bikoresheje n'ibintu byari byiza ngo hari impano zishobora kuba zihagiye asigaye noneho mwicare rwose mwicare ariko ngo pasiteri nawe byo bimuze kwicara kuko icyo bifasha gukora ndagira ngo rero basa n'uburyo ari uko umuntu yimushikaje mu rugo cyangwa se ukuntu ntabwo tuba bigenza ariko ngira ngo kubyumva kinatugera ngaho burya ari uko ugomba kubigenza ababishinzwe rero ngira ngo mubareke murebe uko bashaka kubikora kandi noneho ngira ngo rero aho ntabwo ndababwira mugomba gukora muzi ko mwabigenza nuko mwahuye uko murabigenza yaboneka biriya bintu murebe neza biriya bintu yanejeje ati rero burya rero ijambo I love you wari kugera imbere kandi ntabwo mukaba icyarimwe n'icyo mukora mwongere rwose ibyo bintu ni byiza mwongere rwose murakoze cyane rwose murakoze cyane
nimukore biranejeje Pascaline rero burya hari rekane byinshi byavuga kujyana hari rekane byinshi byavuga kujyana twese ubuzima bwacu hari rekane byavuga kujyana rero Pascaline ndagira ngo ryana hanyuma burya ariko bigirana barajyana bakabyuka munywa ubwo rero werekeza hariya n'umugabo kuri bose kanjogera injongi oya mama we uwaruka kumwega ndagukunda n'impamo ko nagukunze kera oya mama we tukiri bato twemye ndagukunda tukiri bato twembi oya mama we tukiragira n'utunyana ndagukunda n'impamo tukiragira n'utunyana oya mama we tugitobanga n'utwondo ndagukunda Karine yamaze kubigeza nk'uko agomba kubikora ngira ngo noneho rero mwabikora muri bari n'ubundi mwasanzwe mubikoramo hasigaye natwe mukadisikaze natwe tukagera ku meza Diodene ati niba niba mubwiriza n'umuntu bwa mbere mwari wabivuze ntabwo ariko Pascaline ntiyabivuga baro ngira ngo ati Diodene ati njya kubwira ko mukuru ngira ngo rero Pascaline ari gutamira neza cyane ariko rero ntabwo mubwira rwose atamira neza kandi agatamira no guseka ati ako kajya rwose narigeze ati rwose nibyo ngira ngo rero ibintu biranejeje cyane kandi birashimishije ati rero twebwe dukoresha isaha imwe kandi imigoro urugendo rumwe ndetse n'imvugo n'imwe turabisangira impamvu tukwegeraho kugira ngo rero biriya bintu ni byiza kandi kuko ni nabyo bigomba kuba byiza kandi burya mu gusenga Imana cyane kuko burya iyo bimeze gutya ari byiza no gusenga Imana nakumereye mwemwe oya mama we kagati yituza ndagukunda n'impamo nakumereye imbuguyu oya mama we hepfo y'umukondo ndagukunda n'impamo zikorakore muzumve oya mama we ntihagutse na rumwe ndagukunda n'impamo ndagukunda shenge ndagukunda risi we ndagukunda ndagukunda shenge ndagukunda risi we nagukuye bwega oya mama we maze nkujyana ibunyiginya ndagukunda n'impamo naguseguye inkokora zombi oya mama we maze nkorosa urukundo ndagukunda n'impamo
umbereye y'uruziga oya mama we mu misaya yombi ndagukunda n'impamo nagutuye ntore oya mama we kandi utaruye umutware kandi buriya mubwire Manuel mutima wanjye ntabwo ujya ugira ibintu bya bindi bya mbere ndanyuzwe reka mubwire ibintu bindeye kunyurwa rero nindangiza ajya kugira igifunika kunyurwa kwawe nageze hano mubwira ibyifuzo byanjye ntiwirirwa ujya muri bya bindi bya kera ngwerega ngo yagiye kwiga ntaraza ngwerega ntikarakura nagushimye amen noneho rero mwatwakiriye neza twanyuze reka mubwire nanjye ntibiraciraho reka mubwire ugende ugeze mu muryango kwa pasiporo yego maze ugiye kugutuma ni ukuri washimye uyu ni umutego wo gushima ko mwampaye umugeni ko mwakiriye impano zanjye ibi ni ibyo akoze mu isi Imana izabyibuke mu bwami bwayo ahari divayi itari ngiyi aho tuzabana iteka Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu amen burya rero umugabo nushimye ukaba yanyuze reka rero natwe tukubwire ko umuryango wacu reka burya kandi bizahura urabona ko mu muryango wacu bariya bakuru wageze mu muryango wa pasiteri Sembere noneho nawe kandi uziri kwisanga uri pasiteri Nzarora Jean Pierre uri guhura se kandi dufite umugeni witwa Niyigeze amen ubwo rero noneho muri rwa rurimi rwanyu dusomye kuvuga ngo mufite n'umusore witwa Diyodoni Imana iratanga amen Niyigena rero yahawe Diyodoni rero ndi kumva iwacu ni amahire reka rwose irishimwe wageneye umuryango mugari baribonye ni ukuri turabakire twese umuryango wishwe mwaribonye umva reka bitirane yishura y'amakinyabure Imana ibahe umugisha murakoze cyane murakoze nawe imushira muri Edeni ibonye ko ari byiza imushakira umufasha yaravuze ati si byiza uyu muntu wenyine reka murebe n'umukwiye bazibanira akaramata ishusho yayo igezirobanyura uko abisi babikora yaravuze ati si byiza uyu muntu aba wenyine reka murebe n'umukwiye umuntu aba wenyine reka murebe n'umukwiye
yaje muri edeni umuntu aracumura imana iravuga iti agomba gucungurwa yaravuze ati sinkiza uyu muntu yarimbuka reka yohereze umukiza umuntu aracunguwe yaravuze ati sinkiza uyu yarimbuka reka yohereze umukiza twese turacungurwa twese turacungurwa twese turacungurwa twese turacungurwa twese turacungurwa Imana ikomeze habwe icyubahiro. Uyu mukobwa rero yatubereye imfura, ni umuntu twakuragaho ibitekerezo na n'ubu turacyabimukuraho, nubwo agiye nanone gutanga ibitekerezo ahandi turacyamukeneye. Kubw'iyo mpamvu rero hano dufite impano igaragaza ko avuye mu muryango wa korali Pathfinder y'abantu babana kandi bunze ubumwe. Turamwifuriza ko urugo agiyemo yakomeza nuko twabanaga, agakomereza aho ngaho kandi akagira n'urugo ruhire. Yaza rero tukamwereza iyo mpano turi kumwe n'umuryango mugari wa Pathfinder. korali Pathfinder n'ubundi yabanye nayo abana nayo kandi murukumva neza ko bafite ibihamya ndetse bafite n'ubuhamya batanga bati twabanye nayo kandi yagize neza yarakoze, ndetse nabo banejejwe n'uko no kumwifuriza ubukwe bwiza nka korali babanye. Rero banejejwe no kumubwira bati tuzagira urugo ruhire, ngira ngo mwaba murekeye aho ngaho asige tugakomeza kuko Pascaline yari umugabo wacu urisanga. yego Pascaline umukobwa w'imico myiza twahujwe no gusenga ku itorero ryacu. Pascaline yari umuyobozi w'abasore. Pascaline rero tunejejwe n'intambwe iteye kandi nziza natwe dukwiye kwigiraho. Muri iyo mpamvu rero twawuteganyirije impano, turagusaba tubuze gusangiza abavandimwe bose bakugaragiye. Hari n'indi y'umwihariko wawe umunsi mukuru wagize. Noneho reka ngusabe umwe ufite biri budusangize twese abanza yikwegereza. ngira ngo ubanza arabitwereke niba ariko bimeze. Ndabona kuva na kera yaribwirizaga yego kandi agakora kijiya. narizi ko na Theodore ko ari umushefu ugenda umujya mu mazi ubwo aramufasha. urabizi ko ari kimwe nanjye. oya wenda kuzi rwose mu Amerika twazikoreye hamwe. Urabizi. Ubwo rero agiye kubikora kandi agiye kubikora neza. Abantu bose bari gufotora ariko mwereke n'abari inyuma, burya abari inyuma nabo bashaka kubibona, mwigere ku ruhande kandi ndabizi neza ko burya aho waba uri hose ufite ibisobanutse burya birakurura. Ubwo rero niba ufite karashyara nibyo birakubera ikibazo wasutama ukabibereka rwose kuko ni impano nziza. ariko sinzi niba impamvu abantu badakomye amashyi itagaragaye. bishoboka ko wenda ahari batari kureba neza, ariko ngira ngo ni itsinda n'ubundi twabanye hagati yabo twashyizemo hagati n'ubundi natwe twese uko muri kutubona aha ngaha ni itsinda twabanye. Twabateguriye umwana kugira ngo muzahore mwibuka Pascaline, muzahore twibuka ahandi urabizi aho twajyaga twicaye turi gusaba Imana kugira ngo idufashe. ariko ngira ngo bari kwifata bundi abandi bace bugufi hariya zirose.
kugira ngo mubibona nitwe imfura ze nitwe bana yabyaye bwa mbere niko mbifite natwe twaje kwishimana nawe nkuko yari yarabidusabye nk'umubyeyi wacu yaratubyaye kandi aturera neza ubu rero agiye gushinga urugo muri sarakarite ziri imbere natwe twaje kwifatanya mu birori bye aka kanya natwe twamugeneye impano nk'umubyeyi wacu kandi tunamushimira cyane ko yatureze neza n'ubundi afite uko yareze neza kandi biri kugaragara burya abana bashimye baraza bagatanga n'impano ati warakoze kandi wagaragaje bwiza kandi icyo kwigiraho uburyo twabanye neza ngewe n'umwanjye nanjye abantu bateguye ko twamuhereza murakoze cyane kandi ukoze nk'umujiya rwose imana bw'umugisha noneho rero ndagira ngo kandi mwanejeje imana ibaha umugisha Pascaline wacu namubonye aho mwavuze aminara amashyi mwashyize hehe rwose Pascaline wacu namubonye Dieudonné siwe amin izina ry'imana yacu rihimbaza umunezero wanjye rero hari ikintu kimwe ndetse n'ibibiri ngiye Uwiteka kurebe neza kandi iyo umuntu afite amahirwe yo kugira ubuntu uvomera abandi nawe azavomerwa niko ijambo ry'Imana rivuga ndagira ngo rero muvandimwe kuko kwishimira ibi birori bibereye aha ngaha umunezero dusangiriye ahantu ukuntu rwose twitegereje ibyabereye hano uyu mugeni ndimo ndamureba ndetse n'uyu mukwe wanyu bicaranye maze natekereza ukuntu nawe urabyumva buriya ndi gushaka kukubwira nti ariko reka nkwereke ibyiza ndi kujya kukivuga nkabona utari buze kucyakira vuba vuba reka nkwereke uko tubigenza reka ngusabe reka nitegure nkwegere ni ukuri ngwino ndashaka kukubwira ubuse urabona byakira hano mva urabona ubyakira umwana ni uwacu yinjiye mu muryango Dieudonné turamwemera yego Pascaline twamutanze nta bacu rero ubwo turi kumwe nawo umva ushatse wagenda ukabwira kabiri ukatumva rero abana babanye mbasize hasi umuryango ariko rwose mbasize hano mw'intebe ahubwo iyo ubwira uti yego mbwira icyo ushaka kumbwira ubundi ikintu ndi gushaka kukubwira reka nyikubwiye mbanze kuguhereza uyu mutobe nakuzaniye umutobe wanzaniye umutobe reka buriya waranyuze yego nanjye se rero wakire maze unyemerere ngusabe ikintu kimwe uyu mutobe nimara kuwakira sibwo ntibiba birangiye ariko wabakiriye wageze mu biganza ubwo rero ukomeze kubwira icyo ngiye kukubwira uwo mutobe ni umutobe nguhaye ngira ngo ngusabe ungirire neza ku itariki 3 isaa 6 yego z'amanywa atari za zindi z'abazungu z'abanyarwanda bavuga ngo ni saa 8 ungirire neza nta kuntu wasomaho ukanaha n'abasore bagaheka Pascaline bakamunzanira ku iyo saha nuko tukinjira mu rusengero hano ko babibonye ababyeyi bakabibona imiryango ikabibona n'abandi bakabibona mbese bose babireba Pascaline akaba uwacu neza imbere y'abantu imbere y'Imana nagira ngo rwose unyemerere uwo mutobe wanjye wakire unasubiza icyo cyifuzo Uwiteka kurebe neza ni imwe muri ya mitobe wakomeje kuzana mu muryango w'iwacu twarawumvise kandi uraryoshye rwose umuryango uri kureba ko uyu mutobe tuwufite iri ni itsinda kandi umuryango twemeye ko Pascaline agera muri uyu muryango wa kabiri ibisabwa byose byaratanzwe reka rero nkiriya ntumwa mutwemerere rwose ku manywa y'ihangu mu cyifuzo ifite ku itariki 3 saa 6 z'amanywa
ko Pascaline rwose nk'umukobwa wacu twemereye uriya muryango ko twabona kumuhekera tukamugeza niba mubyemeye dufatanyije ntaboneka nzamukura mu makenga asigaye rwose abone ko icyizere atahe agifitiye umuryango atazabibaza njyenyine ahubwo azayibaza mwese wabonye ubwo niko kubyemera kandi ubwise se haleluya nanze kuvuga njyenyine yego rwose burya ni itsinda rya bose kandi nk'uko bubahirije amasaha n'amatariki umva Pascaline ku itariki 3 isaa 6 yego niko imana izabaye tuzaba twahageze kuko irabishoboye kandi wumvise ko Pascaline ngira ngo wabyibonera ahangaha ubu tumugize ambasaderi reka hirya hariya dushaka ko n'ubutumwa bw'iwacu bugerayo kuri Pascaline wayumvise Verika wayumvise kandi wumvise ko ari urubyiruko rwari ruyobowe na Pascaline reka rero Pascaline hirya iyo ngiyo iwanyu mu rubyiruko mu bakuze mu bikwerere mu bakecuru n'abandi bita bakamba azagerayo kandi